bahaye ikaze kuri Fete 50 nk'uko bisanzwe uyu munsi reka dutekane wateka ibirayi ukaryohera n'urukundo ruteka ibirayi ariko ukawumva utakibikunze kubitekana n'ibishyimbo bivangavanze nyine kurya imvange ino hari abantu badakunda imvange mubwije ukuri ko kubiteka gutya bizakuryohera bino rero biryoshye cyane kandi bitagusabye kuba wateka utabitetse nyine mu buryo dusanzwe tumenyeramo by'imvange zo gutogosa ukavangamo n'ibintu byinshi mureke rero mbereke uko wabiteka zitangirane ibirayi namaze kubihata ngiye kubirunga mbishyire mu isafuriya duteke mwereke uko wabiteka step by step uze kureba iyi video kugeza irangiye kugira ngo bikuryohere kuko yarabwiye rero ibirayi namaze kubihata maze no kubirunga reka tubikatane ibirayi amazi rero tubitogose urabitogose ibirayi byawe amazi ushyizemo no kukangana ntabwo ushyiramo amazi menshi kubera ko ntabwo ushaka ko biza gusaya tugiye kubiterekaho tereke kuri gaze dushyize kuri gaze rero tugiye kurindira bishye tugiye gupfundikira tumara gupfundikira tugiye guhita dutegura noneho imboga zacu turi bukoreshe aha rero izi nizo mboga ngiye guteka ndakoreshamo ibitunguru impamvu hano ibitunguru by'umutuku nagize byinshi nuko bikore byo gukoresha ku bishyimbo n'ibyo gukoresha kuri birayi ariko mu mboga ho ndashyiramo igitunguru kimwe cy'umutuku nshyiramo icyumweru karoti ebyiri chou-fleur brocoli poivro n'inyanya ebyiri zacu nizo mboga turi bukoreshe izo mboga ngiye gukoresha ngiye gukata za mboga zanjye chou-fleur na brocoli ngiye gukata inyanya ubu nizo ngiye kurikizaho gukoreshamo inyanya ebyiri uko nari neretse kare kugira zikora inyanya rukomeye ku ruhande rw'ibyuma
ibirayi byacu rero tugiye kureba ko byahiye, nsanze byahiye. Tuze kureba ko bya birayi byacu byahiye. Okay, bimaze gushya tugiye kubikuraho. Bikarange duhita duteka n'imboga. Safran kamaze kumuka tugiye gushyiramo amavuta. Ntabwo ujya nkoresha amavuta menshi. Tugiye kuranga bya birayi byacu. Bivuze ko bifitemo agateste. Amavuta yamaze gushya bindura makeya. Emara gushya ugashyiramo igitunguru. Hanyuma iki ni cya gitunguru cyacu cyo gushyira mu birayi. Aya ni amazi. Tugiye gushyiramo ziriya brokoli na shufureri mu bya birayi byacu. Byacu rero nuko biri gusa. Ubungu birahiye tugiye gupfundikira, then duteke n'imboga turye. Yamazi rero amaze gushya, yamazi amaze gushya ushyiramo za brokoli na za shufureri zawe, ukabishyiraho, ubishyiraho amazi amaze kubira, ukabimazaho iminota 5. Tegereza ko bitogota rimwe, iyo bitogose rimwe tubikuraho. None bimaze gushyiramo amavuta, ngiye gushyiramo karoti. Tugiye gushyiramo karoti, dushyiremo na bya birungo byacu, duteka imboga nyine bisanzwe. Tubanzamo karoti. Karoti nizo mbanjemo. Imboga. Shyiramo pavuro n'ibitunguru. Shyiramo n'ipavuro n'ibitunguru. Rero maze gutogota rimwe uzikura muri ya mazi. Hano rero ugira ngo zivemo igiti kibisi. rero nabyo bishoboka urazinya ukagishyiramo umusonga cyane amazi kugira ngo havemo igiti kibisi n'ibiti birenze kuza hano twakaza kandi aya mazi bakoresheje mu kagira nyina ni ugiye yitwa iyo cyose cyane
umuceri wateka ibirayi yateka no mu mboga z'ibirayi biteke kuri sosi niyo mpamvu yakoresha mbere gusa maze gushyiramo bya bitunguru byacu byose cy'umweru cy'umutuku pavuro na karoti ni nk'uko biri gusa tugiye kongeramo za brokoli zacu aho tugiye kwandikishamo akunyu za brokoli zacu ngo zashike dushyiramo na tungurusumu gashyiramo ibirungo by'ifu ukoresha usanzwe ukoresha hano nari nabivanze n'amazi kubivangura ugasa nk'ahari nyine ushyiramo bitewe n'ibyo ukunda cyangwa se n'ibyo ukoresha mu buzima busanzwe ibyo ukoresha ushyiramo bitewe n'ibyo ukunda n'ibyo usanzwe ukoresha ibyo ari byo byose zacu zamaze gushya ziba zamaze kuvamo igiti kibisi kandi ntabwo ari ngombwa ko bihisha cyane hano ngiye gushyiramo za nyanya zacu rero ni ukuvuga ko imboga zacu ziri gusa twamaze gushyiramo ibintu byose amashufurere amabrokoli inyanya amakaroti murabona ko nyine bifite agasura keza birasa n'ibiryoshye bitangiye no guhumura wawu agakora iki gitanga n'ibishyimbo kugira ngo isahani yose isa neza rero bimaze gucyangira kuramo agasoya ndetse mukurira biri gusa mukurangiye bisa birahiye ikwarura tujye dutestinga kugira ngo meze dore n'ibishyimbo byacu mukubisa nk'uko muri kubona rero ibiryo byacu nuko nguko bisa nuko biri gusa ku isahane muranyihangana navuze amajwi y'aya mafotage abiri ariko ni kuri byatanze out imboga dushyimbo ku ruhande n'ibirayi byari biryoshye byose byari 10 out of 10 umva byari biryoshye cyane pe rero nari ndi gutestinga byaniryohanye ndiko ati wow biraryoshye cyane so mwakoze rero kunkurikira kugeza iyi video irangiye bye bye nawe utaha ndabakunda cyane ciao ciao